Umusekirite yampeteshejemo ibintu bibiri, arambwira ngo ese yemu ko uremera nkutange bagufunge, karitsiye yose imenye yuko ari wowe watuyogoje wirirwa wiba ibinyembe banaguce n'amande iwanyu, cyangwa se uremera kumpa ku bintu nkurongora amaturo abiri meza cyane, utubundi nimara kugihaga maze kukurongora nabihaze nkureke witahire tubihwanyirizemo, n'iyi myembe wibye nyiguhe uyijyane birangire nkaho nta n'icyabaye, urahitamo iki? Ndareba ndavuga nti nibajya kumfunga bakamenya ko ari njyewe ujya ukunda kuza kwiba imyembe n'amapera ahangaha ndaba nsebye, karitsiye yose irahita ibimenya ko ari njyewe ujya wiba imyembe y'ahangaha. Ndangije ndavuga nti rero n'ubundi nakirongora ntacyo ari butware, naramubwiye nti sekirite aho kugira ngo untange bamfunge ndabyemeye tugende njye kuguha. Ubwo uwo mwanya yaranshoreye na rwa rubanda rw'urwuma, urabizi abasekirite baba bafite urubanda yararufashe utya afite n'urukapu rwuzuye imyembe nari imaze guca muri ibyo biti, aranshorera arantwara turagenda, tugeze mu nzu mu kanegisi nyine araramo, twa tunegisi abantu bacunga umutekano nyine baba bararamo two ku ruhande. Tugezemo uwo mwanya ahita akuramo imyenda, urumva vuba vuba koko ahita akuramo imyenda, uwo mwanya ubwo nanjye ntangira kwiyambura nyine, arangije uwo mwanya umusekirite ahita anjugunya ku buriri. Ngiye gukora umutipe ahise anyurira uwo mwanya, mani nta no kuntegura, urumva nta no kunkarisa byibuze ngo mbanze mbishake, umutipe ahita ankubita ku buriri, urumva mbega ituru yari ibishye we. Noneho niba ari ukora nabikoraga n'ubundi ntabishaka, nawe ntiyigeze avuga uti uyu mukobwa ndamufashe ntatuje reka mbanze muturishe mbanze ngende mukarisa gahoro gahoro. Umutipe twageze ku buriri ahita angaramisha gutya direkiti, ahita njya hejuru, urumva uwo mwanya ahita afata agakingirizo nyine twari turi aho hafi, bimwe bibi noneho bimwe bya 500 binuka kubi, aba arayambaye, umva direkiti ahita ngwiki dore ukuntu ubundi byagenze. Ikintu cyanteye kujya kwiba imyembe, njyewe usanzwe mama acuruza agataro nanjye nkacuruza agataro, si ukubabeshya kugira ngo tubashe kubona amafaranga y'inzu, tubashe kubona minerivare, ibyo byose biva mu gataro mama aba yacuruje nanjye mba nacuruje. Noneho tugira igipangu cy'abashinwa rero duturanye, kibamo abashinwa pe. Icyo gipangu bahinze imbuto nyinshi ariko by'umwihariko kibamo imyembe, noneho iyo myembe iragenda igahiramo, iragenda ikaboreramo, abo bashinwa nta mwanya babona wo kuyirya, ariko iyo bagufashe wagiye kuyica ndakurahiye, umva bagutanga ku nkeragutabara bakagukubita bakagufunga, hari n'ubwo nyine babaca amande kuko abantu pe bajya kuyiba. Ubwo rero ejo bundi twari twahombye, twaranguye imineke irahomba, imaze guhomba tubura igishoro. Iyo twabaga twabuze igishoro najyaga ninyabya mvuye ku ishuri nkaca kuri cya gipangu cy'abashinwa nkagenda nkibayo imyembe mikeya cyangwa se amapera, nkaza tugacuruza nyine, nkagerageza buryo ki batari bumfate. Ariko iminsi y'igisambo koko ibibazi sha ntibazagushuke, ntago wakora ikosa rimwe kabiri gatatu ukwezi kumwe abiri atatu ngo bizarangire gutyo, byanga byakunda baragufata. Ubwo rero dore ukuntu njyewe bamfashe bikarangira uwo musekirite anankuyemo amaturusha y'agatsi. Nari mvuye ku ishuri uwo munsi mama twari twahanye gahunda, ndamubwira ni mama nkiva ku ishuri ndahita nca mu bashinwa njye kwiba imyembe, ntabwo uyu munsi twakongera kuburara, twari twanaburaye sha nyine, twari twarariye agakoma konyine. Umva ubura abakene babakene niyo zajya bavuga ngo umuntu arakennye mujye mubyemera amani. Naratashye 10:00, umwe narabwo natahanye n'abana b'inshuti zanjye, nuko ndagenda nca mu bashinwa nyine ndurira igipangu nk'uko nsanzwe mbigenza. Ngeze hejuru ubwo nari nitwaje igikapu cyanjye kinini, nkukubitiramo imyembe naciye nk'imyembe nka 30 cyangwa 40,
myiza ya yindi ihiye, kandi umwe tuba tuwugurisha 300, nawe urumva ko harimo amafaranga. Ubwo muri kwa guca imyembe umusekirite yarambonye, arangije araza yihagararira munsi y'igiti, njyewe sinabimenya ngo hasi hari umuntu. Ubwo naba ngiye guca umwembe wa hariya nkaba nteye akaguru, ubwo igikariso niko ari kukibona, ikibuno niko ari kukibona, naragiye nkucira imyembe ndagenda nuzuza igikapu. Ntangiye kumanuka gutya, nahise mbona wa musekirite wabo ahagaze munsi yifashe gutya, ariko yashyukwe, yashyukwe we. Nyine urumva kubera ko yari ahagaze munsi yanjye, njyewe ndi hejuru, yandebaga mu maguru, wanza ari naho yahise akura igitekerezo akavuga uti uyu mukobwa kanteye umushyukwe, wamusaba agaturu nkareba yuko yakama. Akimbona arangije arambwira ngo manuka, n'ubundi ntaho uri bunshikire. Ubwo nagumye aho hejuru mu giti, ndebye umugabo mbona yashyukwe, bya byenda bambara igipantaro kirenda guturika. Nangije ndamubwira nti sekirite wambabariye ko twari twaburaye mu rugo, ngo nyine ngo manuka tubivugane uri hasi. Ndangije ndamanuka, igikapu nacyo ndakimanura, arangije arakireba, ngarewe ngariko sha mwarakize, ngo ubuse ngo iyi myembe uciye ngo warebye ubona ngewe ngo nta famiye mfite ku buryo nayica ngo nkayijyanara, ngo ubuse ngo bano bashinwa ngo iyo bakeneye imbuto ko bahita baza hano bagasoroma, ngo ubu nibaza baraca iki, kako babizi ko hano harimo imyembe. Ubwo mba ngeze hasi, umugabo yashyukwe shaho. Ubwo ndangije ndamubwira nti sekirite ndakwinginze mbabarira, naburaye, ndamubwiza ukuri pe, mubwiza ukuri n'icyanteye kuza kwiba. Ndangije ndamubeshya ariko ngo ni ubwa mbere nari mpaje, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ubwa mbere. Sekirite arangije arambwira ngo shango wa mukobwa we, ngo ngiye kujya kugutanga pe, ngo kuko ngo uburyo wibamo ngo harimo n'ubugome, ngo urifata ukiba igikapu cyuzuye imyembe, ngo abandi byibuze ngo baraza bakiba n'imyembe 5, imyembe 10 bakikomereza. Ariko ibaze imyembe 50, niwe nuko yavugaga. Ndangije ndamubwira nti mbabarira basi ndayigusigira ntago njyana uze kuyibaha. Sekirite arandeba, arangije ambwira ngo ca hano tuzamuke shanga, ibyo ngibyo urabivugira ngo kuri polisi. Mana we, ndareba mbona sundabigirane, ndapfukama nshyira amavi hasi. Sekirite arangije arambwira ngo waguruka ngo tuvugane, ngo cyangwa se ngo reka ngo nguhe proposal yoroshye, tugende hariya mu nzu umpe ku bintu nkurongore, ati dore n'ubundi ukuntu nabaye, kuko naje kare nkajya nkwitegereza ndeba agakariso wambaye nkumva ndabishaka, tugende unyihere ku ituru nkurongore, n'ubundi usa nk'uwaryoha, unyihera agaturu, numara kumpa agaturu tubihwanyirizemo n'iyo myembe nyikurekere uyijyane, ndetse n'ikindi gihe nushaka kugaruka uzajya uza hano yice, kuko n'ubundi igihe kinini pfira ahangaha n'ubundi nta muntu uba uhari wo kuyirya. N'uwo musekirite arabizi, arangije arambwira ati nuko nyine abashinwa biyemera baba badashaka ibintu by'akamenyero, ariko n'ubundi nabo ntago bayirya. Ndangije ndambwira nti se sekirite nta kindi gihano wama basi, niyo nazajya nza, niyo namara icyumweru nza hano nkabakoropera atari ukuguha ibintu ukambabarira. Mushango wintesha umwanya ngo mfite akazi ngomba kujyamo, ngo mu kanya ngo databuja arabaje, ngo rero ngo hitamo ikintu kimwe, ibintu ni 2, tugende nkurongore, ngo mpigitura, nuko yavugaga ngo ukimpe ngo nkirongore mpaka nyihaze, ngo nimara kukirongora nkureke wigendere. Ndareba mbona nta yandi mahitamo pe, ndamubwira ngaho tugende. Sha aranshorera, kandi ubwo sindanitawaza, urumva nibwo nkiva ku ishuri sindoga. Ubwo twagiye nibaza ukuntu ngiye kumuha ibintu ntarakaraba, kandi urabizi abakobwa kumara amasaha 3 utaritawaza
nyine ntabwo aba arimo umwuka mwiza. Twaragiye tugera muri anegisi ye turinjira, sha mbona byo kuza ahantu heza, hari harimo ibintu byinshi byo kurya, harimo amanyama, harimo ibintu byose. Nuko tumaze kwinjira, uwo mwanya umusekirite ahita akuramo imyenda, nta n'ibyo gutinzamo, ahita akuramo imyenda. Amaze kwiyambura, ubwo nanjye ndiyambura nyine, gusa kwa kundi uba ukora ibintu nyine utabishaka, nkakuramo n'imyonzora, arangije araza ahita amfasha, ahita amanura ijipo vuba vuba n'ikarisi icyarimwe, gutya bifatira rimwe ahita nkuramo. Ndangije ndamubwira nti ariko sekirite nkeneye kubanza nkakaraba, ngo hoya wananga urakaraba nyuma ngo ibyo byihorere. Ndamubwira nti si uko koko mperuka utuzi mu gitondo ngiye kujya ku ishuri, kuko urandongora ndi kunuka. Uzi uko ntihambwiye ushanga icyo nicyo cyiza kiba gihumura, ngo ureke b'abakobwa ngo binaha ngo mu mujyi ngo ujya kurongora ngo ukagira ngo ntaravuze ngo iki, ngo ugasanga ahantu hose ngo yuzuye imibavu, ngo ngiye ngo uwo nguwo ngo nta nubwo ajya ndyohera, ngo ngiye mba nshaka wa muntu ndongora nkumva nkumva oderi yacyo nyine, ngo ni nabwo ngo nkirongora nkanagihaga. Yego mana numva ndumiwe. Uwo mwanya atambwira ngo ngaho ngo ryama ku buriri, mba ngiye ku buriri. Umutipe uwo mwanya mbona yeguye hepfo ku maguru nyine ku mirambizo, yeguye matera gatoya, mbona akuyemo aka gakarito kaba karimo udukingirizo bene tuno tugura 500, aba agakuyemo aragaciye, aba arakambaye. Ubwo arangije, ubwo ni mu gihe ngiye ntegereje ko umutipe agiye kuza akabanza akantegura, kuko urumva ntabwo nabishakaga pe, ntabwo nabishakaga. Yari yanyimye n'utuzi ngo nitawaze, urumva. Ikindi nta nubwo ari n'umutipe nyine nareba ngo byibuze ngo numve mugiriye n'irari, reka ni agatipe kari aho k'amafuti k'amagufa wagira ngo ntikarya, kandi karya neza. Ubwo uzi nk'ibintu nasanze muri ako kanegisi ke. Ubwo rero uwo mwanya yahise njya hejuru, mbona ari kumfungura amatako gutya, atangiye gushyiramo none uwo mwanya ayishyiramo. Amaze kuyishyiramo, mane kwinjira nyine biranga. Nawe urabyumva, umukobwa utashye ukwe, urumva, umukobwa utabishaka. None uwo mutipe yari afite n'ibintu binini nyine ubona bibyibushye ukuntu, ukubiteho n'agapuridanse yari yambaye. Umutipe si yinjijemo gutya, yanga kwinjira. Sha umuginga arasunika, ndamubwira nturi kumbabaza, none se ngo kuki itari kujyamo, ngo si we ngo uri kwifunga. Mu mutima ndavuga se nk'iki gicucu. Ndangije ndamubwira nti se sekirite, kubona twageze aha ngaha ugahita undambika, ugahita utangira gushyiramo utigeze unantegura byibuze ngo mbanze nanabishake, mbanze norohe, urumva byagenda biti? Arangije arambwira ngo nise ngo ko naketse kuko numvaga ngo nawe ngo ubishaka. Baba we, ibaze iyo njije. Namubwira nise ngiye mbishaka, wowe wabishatse kuva kare kuko wambonye, ngiye urumva n'iki cyari gutuma mbishaka. Arangije arambwira ngo ya wanahumura ngo uraza kubishaka ngirimo. Watangira kugira nyine kurongora gutya nyine umuntu atangira gucumita. Cyari cyumye, urumva. Numvaga ndi kubabara. Wumve ngo nawe ubwo gushyiramo ko ari uguhatiriza, gusohoka ari uguhatiriza, gushyiramo ari uguhatiriza, gusohoka ari uguhatiriza. Nawe umve ngo yarabikoze nk'iminota 2, arambwira ngo shango oya, ngo reka ngo mbanze ngo ngutegure gutyo umbwiye. Ubwo arangije arambaza ngo none se ni ibiki ngukunda ngo ko umusore yagukorera. Numvaga mfite umutima mubishaho, numvaga mfite umushiha, ndimo ndavuga nti se ubundi ubu koko ndabishaka. Ubwo ndangije ndamubwira nti rero ngiye ngo ndi umutipe ubanza akankoraho byibuze, akagenda nkora ku kibuno, nkora ku mabere, nko mu minota byibuze 30. Ngiye minota yose ngo utarashyukwa.
ngo uko ubanza ngo ugorana ngo ubuse ngo upfa kurangiza. Ndamubwira nti ubwo ntaribi wowe nimba wumva bikugoye ngo upfa kubikora gutya ngo ninkubihiriza nyine wihangane. Ngo hoya ngo ibyo nanone hoye ngo nta pressure ngo n'ubundi ngo nakubeshyaga ngo boss uyu munsi ntago ari butahe. Ndangije ndamubwira nti rero kugira ngo mama adahangayika reka mbanze muhamagare mubwire yuko nahuye n'ikibazo bakamfata ariko ndibuze mu kanya. Ubwo yahise antiza telefone kuko ntabwo ku ishuri nari najyanyeyo fone, kandi nk'uko nabibabwiye nagiye kwiba imyembe nari nkiva ku ishuri. Yantije fone nandikira ama message ndamubwira nti hajemo ibibazo ariko ngiye gutaha mu kanya. Umutipe ubwo aratangira cyokoze anyonka amabere, atangira kubikora buke buke, nta bintu by'inzara nta bintu bya pressure, atangira kunyonka amabere atuje. Ubwo we kandi we yari acyambaye n'agakingirizo, gusa nanjye nyine ngerageza kubyishyiramo. ubwo uzi ukuntu nabyishyizemo, hari umutipe nyine mu buzima busanzwe nyine dukundana, nimba hari ikintu nkunda uburyo nyine abinkoreramo. Naravuze nikanishyiremo yuko ari Alex wa mukunzi wanjye turi kumwe. Narahumirije kuko iyo ndeba ari kujya ndeba ku gasura k'uwo musekirite bigahita bimvana muri modo. Umva ndahumiriza gutya, musekirite yakomeje kunyonka amabere nkajya mubwira nti yego gutyo, ariko ubwo mu mutima n'ibitekerezo nabaga ndi kwimagina ko ari Alex turi kumwe. Sha nta n'iminota 5 byamaze nahise numva ntangiye kubishaka. Nyine ubwo narasinziriye ndahumiriza mbwira uwo musekirite nti wowe nyonka amabere ugenda unankoraho iminota nka 15 basi. Ubwo ngiye mu guhumiriza niboneraga ishusho ya Alex. Niboneraga ishusho ya Alex. Ubwo umusekirite arashyashyana. Nyuma hashize nk'iminota 5 numvaga kimaze kwaka, numvaga noneho nanjye mbishaka kuko nari nabyishyizemo nakoresheje imbaraga zose zishoboka. Nyuma y'iyo minota 5 nibwo nabwiye sekirite nti sha noneho gishyiremo, ndumva ntangiye kubishaka. Kirangije kirambwira ngo ese ngo aretse ngo nkakuramo agakingirizo ngo ubundi tugakorera. Ndambwira nti kare kuzabaza sha abantu barashukana. Ubwo yashyizemo sha akishyiramo yinjiye yirukanka, none hijyamo birakunda urumva arandongora. Ariko ubwo nari mpumirije, none ubwo dore ibintu byambayeho mva ukuntu nasebye. Nari mpumirije gutya akajya ncumita mpumirije nkumva neza neza ni Alex. Noneho nyuma ngiye kurangiza nibwo navuze ngo Alex ndumva ngiye kurangiza, ndumva ngiye kurangiza. Kugeza ubwo narangije, maze kurangiza nibwo nafunguye amaso ndamubwira nti nkwise Alex. Arambwira ese ngo nabigira nti nyine ubwo wenda niwe musanzwe ngo niwe usanzwe umenyereye guha. Naje ndamubwira nti ni umusheri wanjye, nari ngize ngo niwe turi kumwe kuko nta wundi muntu ujya aryamana nawe. Ubwo ariko nari ndyoshye. Ubwo mwanya nawe yahise arangiza. Ituru yamaze nk'iminota nka 25. Arangije arambwira ngo nizere ko ngo bize ariko ibyo twavuganye ngo urampa ka kabiri. Numvaga umushiha. Noneho nari ndangije numvaga nimereye neza. Ubwo nanjye uko nahise mubwira nti sekirite nanjye reka twumvikane, mama wanjye akeneye kujya gucuruza kugira turebe ko uyu munsi twabasha noneho kubona ibyo kurya nijoro, reka mushyire iyi myembe ndahita ngaruka. Sekirite ati mpa nimero zawe, ati kandi numbeshye bizaba bibi. Nafashe ya myembe ndagenda nshyira mama ahita ajya ku muhanda. Ndamubwira nti ndaje, hari ibyo nari ntararangiza. Mama nyine asigara ahangayitse yibaza umwana wanjye byagenze bite. Sha nuko nyine nsubirayo. Nari kureka kugenda ngo muhe, ariko nyine sha mureke nukuri tuye dukora cyane, Imana idufashe tubashe kwihangira imirimo, tubashe natwe kwibeshaho.
uzi ko umuntu agusuzugura akagufataho ijambo iyo uri umukene. Nk'uwo musore rwose uretse kuba ari ubukene, nta yindi mpamvu yari gutuma uwo musekirite njya mu maguru, ariko kubera ubukene nari bukore iki se? Ntacyo nari mfite nkora, nta yandi mahitamo. Cyoze yambereye umwana mwiza kuva icyo gihe. Iyo nshaka imyuzi imyembe ambwira umubare gusa ntari burenze, akambwira tuze kuza uciye iyi ngiyi ahangaha n'ahangaha, iyi barayibona ati kandi baje bakayibura bambaza icyo mba nshonze. Atongeye kunsaba, ariko nyine urumva ko akantu aba yarakankuyemo